Nk'uko tumaze iminsi tubiganiraho, Minisiteri y'Uburezi ibinyujije mu kigo gishinzwe guteza imbere uburezi REB irimo kuvugurura integanyanyigisho yari isanzwe ikoresha. Uyu munsi rero tukaba twifuje kumenya niba iryo vugurura rizagera no mu mashuri y'incuke, dore ko akenshi twakunze kugaruka ku mashuri abanza n'ayisumbuye. Kugira ngo tubamare amatsiko, twegereye Madame Nyirandagijimana Nathalie, umukozi muri REB unashinzwe integanyanyigisho mu burezi bw'incuke, adusobanurira impamvu ari ngombwa kuvugura integanyanyigisho yifashishwa n'amashuri y'incuke, uko yari isanzwe yari iteye n'ibyo bashingiyeho bayivugurura. Integanyanyigisho y'abana bato cyangwa integanyanyigisho y'uburezi bw'incuke yavuguruwe muri gahunda rusange y'ivugurura ry'integanyanyigisho nk'uko mwabikurikiranye mu biganiro byashize, kugira ngo nyine zishingire ku bushobozi aho gushingira ku bumenyi gusa, kugira ngo uwize agaragazwe n'ibyo ashoboye ndetse n'imyitwarire igihe agaragaza ibyo azi gukora. Ibyo ngibyo akaba ari byo tuvuga ngo ni integanyanyigisho zishingiye ku bushobozi. Ikindi nanone ko twari tubonye umwanya wo kuvugurura, twaboneyeho gusubiza ibibazo byagaragaye mu nteganyanyigisho yari isanzwe yakoreshwaga mu mashuri kuva muri 2007, aho abarezi bayikoresheje bagaragaza yuko iyo bafite abana bari mu myaka 3 bibagora kubyitondekera bo ubwabo kugira ngo bamenye uwo mu mwaka wa mbere yiga iki, uwo mu wa kabiri yiga iki, uwo mu wa gatatu yiga iki, aho ngo bari barabigaragaje nk'ikibazo. Rero twaboneye umwanya turabikosora, bari baranagaragaje ko imiterere yayo ibagora, ntabwo bashoboraga kuyikoresha ku buryo buboroheye. Ubu nabyo twarabikosoye, ndaza kubisobanura. Ni iki mwashingiyeho mu tuyivugurura rero twashingiye ku bintu binyuranye. Muri byo twavuga ishusho y'umwana dushaka arangije icyiciro cy'uburezi bw'incuke, hakaba kandi kureba mu bihugu bidukikije cyangwa se mu bindi bihugu bo biga iki, se babyiga bate. Aho ngaho naho twarebye nk'integanyanyigisho ya Kenya, tureba iya Uganda, tureba iya UK, tureba iya Singapore n'iya Canada. Twongeye kandi gushingira ku iterambere rusange ry'umwana. Aho ngaho tuba dushaka kuvuga ko umwana dushaka agomba kuba ateye imbere mu ngeri zinyuranye z'imikurire, nko mu gihagararo, tukareba nanone mu bwenge, mu mibanire n'abandi. Ibyo byose nibyo iyo tubikubiye hamwe tuvuga ngo iterambere rusange ry'umwana. Mu kuvugurura kandi hari amasomo mashya abana bato bazajya biga atarasanzwe. Nabyo Madame Nathalie arabigarukaho. Integanyanyigisho nshya izatangira muri 2016 izaza iri mu myaka 3. Umwaka wa mbere ni integanyanyigisho igenewe abana b'imyaka 3-4. Umwaka wa kabiri ni abana b'imyaka 4-5. Abana b'imyaka 5-6 bazaba bari mu mwaka wa 3, aribo bitegura kujya mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Hanyuma ikindi ni uko iteye ku buryo bworoheye abayikoresha, nk'uko bari babigaragaje ko hari ikibazo, ku buryo ku ipaji imwe uhasanga amakuru yose ukeneye kugira ngo wigishe ibyo twita umutwe. Umutwe uvuga ngo mu nyigisho imwe harimo imitwe inyuranye, ariko kuri iyo paje ahasanga ubushobozi bugamijwe. Ni ukuvuga ngo umwana uzarangiza uwo mutwe azaba afite ubuhe bushobozi, akahasanga nanone ubumenyingiro n'ubukesha, akahasanga ingingo zigize ikigwa, akamenya ndigisha iki kandi akamenya ndabyigisha nte. Twashyizemo ingero z'ibikorwa umwana yakora ku buryo nabikora azagera kuri bwa bushobozi. Aho ngaho ni ingero kuko umurezi ashobora kubona ibindi binyuranye kandi byiza yakwishyiriramo. Twongeyemo rero n'ikindi ni uruhe ruhare rw'ababyeyi kugira ngo bwa bushobozi dutegereje tuzabugereho, umwana azabugereho. Ntabwo umurezi mu ishuri wenyine ahagije, hagomba n'uruhare rw'ababyeyi. Harimo nanone ingingo ngenderwaho kugira ngo nituza gusuzuma tuvuge ngo bwa bushobozi twabugezeho. Kuri paji imwe rero byose ibyo ngibyo arabibona kandi ku buryo busobanutse muri makeya. Integanyanyigisho nshya tuzasangamo ibyigisho bigera kuri 6. Iyo ubigereranyije n'ibyari bisanzwe usanga hariyongereyemo kimwe. Ni ibyigisho cyiyongereyeho ndibuze kukivuga, ariko turasangamo ubumenyi bw'ibidukikije kugira ngo wa mwana dushaka
aba ari wa mwana usobanukiwe n'isatuyeho. Basanzwe babaza bati iki ni iki, kimara iki, cyavuye he, babaza ibibazo byinshi niko bateye kuva ku myaka 3 barabaza cyane. Aho rero mu bikorwa twateganyije muri iyo nyigisho, nongere mvuge ko mutaza kumva mvuga amasomo, iyo mvuze ibikorwa nibyo abandi bita amasomo. Mu bikorwa binyuranye umwana azaba ashobora gukora, bizaba bimufasha gusobanukirwa n'isatuyemo, atandukanya ibintu byaremwe n'Imana, byakozwe n'abantu, abikoraho, abyihumuriza, uko kubitandukanya akoresheje ibyumviro bitandukanye, ku buryo azarangiza kiriya cyiciro cy'uburezi ari umwana ushobora gutandukanya ibintu ku buryo bunyuranye kandi ashingiye ku bintu binyuranye. Ikindi hazaba harimo inyigisho y'imibare kugira ngo arangize kiriya cyiciro ari umwana uteguye neza kwiga imibare mu mwaka wa mbere, kandi abyige ku buryo bw'imikino, ku buryo bumushimishije, ku buryo ubundi umwana wa kiriya kigero ntabwo amenya ko arimo yiga. Hamwe tugiye guhindura umukino, bahora bakina, ibintu byose barakina, ku buryo ahubwo abatabizi bagira ngo ntibiga, ariko nibwo buryo bwabo bwo kwiga, biga bakina. Ubwo rero muri iyo mibare tubazamutegura gukurikira amasomo ajyanye n'ingero, uburebure, uburemere, ibintu bijyanye n'amafaranga, ibijyanye n'igihe, kuko tumutoza no kumenya igihe no kucyubahiriza, byibura akamenya iminsi y'icyumweru, akamenya isaha agiraho ku ishuri ku buryo adakererwa, buhoro buhoro ajya kurangiza icyiciro cy'uburezi bw'inshuke, ubona ko ari umwana usobanukiwe n'ibintu binyuranye bijyanye n'imibare. Hanyuma harimo n'Ikinyarwanda. Ikinyarwanda harimo gutega amatwi, kumva no gutega amatwi, bimutoza kumva inkuru acecetse atuje yicaye hamwe, kandi noneho cya gihe ayiteze amatwi bibwirwa nuko iyo umubajije gusobanurira neza. Akaba nanone dushyira imbaraga ku kintu cyo kumutoza kwandika, duhereye ku tudomo tugaca ku mirongo, akazarangiza ari umwana ushoboye kwandika inyuguti zose z'Ikinyarwanda mu cyapa, ashobora no kwandukura izina cyangwa izina rye n'andi magambo ariko ayareba. Kwandukura no kwandika ureba, agakurikiranya neza inyuguti zigize ayo magambo. Icyongereza nacyo ntabwo twagisize inyuma, nacyo kirimo, ariko cyo ntabwo bazandika cyangwa ngo basome, ahubwo bazumva kandi bavuge. Tuzateza imbere ubwo bushobozi bwonyine kugira ngo bitamuvangira n'amajwi y'Ikinyarwanda yo azi kwandika. Ubwo rero aziga amagambo cyangwa azagenda yunguka amagambo y'Icyongereza bigendeye ku nsanganyamatsiko bagezeho, agende nanone abyigira mu ndirimbo, mu mikino, nuko nguko azabyiga, ku buryo azarangiza azi kuvugana n'umuntu akoresheje imvugo ikoreshwa kenshi mu Cyongereza, azi n'amagambo menshi anyuranye yagiye akoreshwa mu nsanganyamatsiko. Harimo nanone ikindi cyigisho cyangwa ikindi kigwa kirebana n'ibonezabuzima. Ibonezabuzima twavuga ko ari inyigisho izatuma umwana akura mu gihaga, anoza ingingo. Kunoza ingingo, ingingo ntoya, tuvuze ingingo nto tuba dushaka kuvuga intoki n'ikiganza. Ingingo nini ni amaguru n'amaboko. Aho ngaho hari ibikorwa biteganyirijwe kugira ngo ibyo bice guhuza imiyego byabyo bishyirweho imbaraga, ashobore kugenda atagwa, ubona ko baba ashobore kwirukanka agenda yongera umuvuduko. Tuzamufasha kandi muri icyo cyigisho, ibikorwa bihari bizamufasha kumenya kwikorera isuku ubwe. Ababikorerwa ku myaka 2-3, ari uko agenda azamuka agomba kumenya kwicunga no kumenya icyo akeneye kugira ngo yigirire isuku ubwe, kwijyana mu bwiherero, kwihanagura. Ibyo byose ni ibintu azatozwa n'abarezi bo ku ishuri. Nanone azashobora kwirinda indwara, kugira uruhare mu kwirinda indwara, kumenya ko agomba kwifubika, kwigirira isuku, kwirinda indwara no kuzirinda abandi, akamenya indwara zandura ko babyirinda. Ibyo byose akabigiramo uruhare. Ikindi cyigisho ni icyigisho kijyanye n'iterambere, cyo twongeyemo iterambere mu mibanire n'abandi no mu mbamutima. Mbamutima ni ijambo rishya ariko tumaze iminsi dukoresha, tuba dushaka kuvuga wenda nishyira mu zindi ndimi sentiment mu Gifaransa, emotions, ubwo ababyumva bakurikiye.
ariko tuba tugira ngo muri kiriya cyigisho aba ari umwana ushobora kwimenya ngiye nkunda ibi bisimbikunda, kwimenya uwo ari we, kumenya ibice bigize umubiri we, kumenya ibyo akunda n'ibyo adakunda, ibimutera ubwoba n'ibitamutera ubwoba. Ibyo ngibyo turibwira yuko bizamufasha. Nanone agatozwa n'ibikorwa bitoza umwana guhugira ku kintu. Burya bakunda kutamara akanya ku gikorwa, ariko yananirwa ukabona acitse intege, turashaka yuko aguma hamwe agahugira ku kintu. Kwava ku myaka 3 agera kuri 6 tukabona ko agenda atera imbere, twasuzuma tukabona ko afite ukuntu yateye imbere. Guhugira ku kintu aho ngaho harimo n'ibijyanye n'ikinyabupfura, uko umuntu abana mu mibanire n'abandi, kuyinoza. Harimo nanone n'ibijyanye n'iyobokamana. Iyobokamana ntabwo tuvuga amadini, nta ntambara y'amadini tutangirira kuri bariya bana, ariko turangira ngo bamenye Imana mu buzima bwabo no kuyishimira ku byo yaremye no gusenga. Dufite rero ukuntu twagiye tubishyira mu bindi byigwa, ntabwo ari isomo ryihariye, ariko dufite ukuntu twagiye tubishyira mu bindi byigwa binyuranye. Nk'uko akomeza bitubwira, hari ibishya byiyongereyemo ariko hari n'ibisanzwe byahindutse. Uretse rero ibyo byigwa, mu kindi kintu cyahindutse harimo ibintu bijyanye n'isuzuma. Gusuzuma bariya abana bato bitandukanye no gusuzuma mu bindi byiciro. Icya mbere cyo twavuze ko dushingira ku iterambere rusange. Urumva tudashingiye ku iterambere rusange dusuzuma, ntitwamenya niba wa muntu dushaka twamugezeho. Tugomba rero kugenda dukurikirana kandi dufatanya n'abandi babishinzwe mu buzima, bakatwemeza ko cyangwa se bakadufasha kureba ko wa mwana akura neza mu gihagararo, mu mirire. Tugafatanya n'ababyeyi. Ku ishuri si twe tumugaburira, ariko twafatanya n'ababyeyi igihe cyose tubonye ko hari ikibazo, kandi n'abandi mu nzego zinyuranye z'ubuzima tugafatanya. Iyi nteganyanyigisho nshya kandi ngo yibanza no mu kuzamura ireme ry'uburezi, kuko mu mashuri y'incuke ariho umwana akura uburezi bw'ibanze. Integanyanyigisho y'uburezi bw'abana b'incuke ni umusingi w'uburezi, cyangwa itanga umusingi ku burezi bw'ibyiciro bikurikiraho. Impamvu tuyita umusingi ni uko ari itanga iby'ibanze bazashingiraho mu mashuri abanza. Nigeze kukubwira ko twashingiye tuyivugurura kuri wa mwana dushaka arangije icyiciro cy'uburezi bw'incuke. Ni ukuvuga ngo ni intangiranwa, tugomba kumuha intangiranwa, prerequisite. Tugomba kumuha intangiranwa zikenewe kugira ngo atangire amashuri abanza anezerewe, yishimiye ishuri, arikunze. Ibyo ngibyo ni uruhare rw'uburezi bw'incuke. Rero niyo mpamvu tubyita umusingi, kandi bifite agaciro gakomeye ku ireme ry'uburezi, kuko ni hahandi umwana waciye muri ubu burezi nk'uko tubiteganya yagombye kuba ari umwana wifitiye icyizere, umwana utazasibira. Ntabwo yasibira kuko twaba twamuteguye neza. Umwana utata ishuri kuko arikunda. Aho ngaho ukumva ko niba ari fondasiyo, niba ari umusingi, byanze bikunze bifite ukuntu bitegura wa mwana dushaka arangije iki cyiciro, ari umwana uteguye gukurikira amashuri abanza neza, kandi amashuri abanza nayo azahereza ibindi byiciro. Bwa bushobozi navugaga dushingiraho ni bumwe twese, duhereye ku mashuri y'incuke. Umwana uzi gushishoza, uzi gushyira mu gaciro, uzi kubana n'abandi neza, wa mwana uzi kwisobanura. Bitangira rero hariya wifitiye icyizere cyane. Burya kwigirira icyizere ni ikintu gikomeye. Yigirira icyizere hajemo ibintu byinshi, hajemo uruhare rw'ababyeyi bamushima, bamubwira ko hari umuntu ubishoboye. Burya iyo bakubwiye ko ubishoboye urabishobora n'ubundi. Ibyo byose rero bitangiye ari umwana ufite bwa bushobozi, ibindi byiciro bikagenda bibwongera, agenda yunguka n'ubumenyi. Byanze bikunze ireme ry'uburezi twaba dufite nk'itafari twashyize mu bureme by'uburezi, kuko integanyanyigisho yonyine ntabwo ihagije, urabizi. Nk'uko mwabyiyumviye, abana b'incuke nabo Minisiteri y'Uburezi bitayeho. Aha tukaba twibutsa ababyeyi ko abana b'incuke badahabwa isuzuma basoza igihembwe nk'abakuru, ahubwo isuzuma ryabo rihoraho rikorwa umunsi ku wundi kugira ngo akurikiranwe neza.